twamenya se niba umuyobozi cyangwa umuvugizi w'itorero ADEPR yarabasubije? Yabuzwa n'iki gusubiza? None kugera ubu ngubu amakuru nyayo yizewe ndi guhabwa n'umuyobozi uhagararira urwego rukomeye muri ADEPR seya, amakuru yizewe wumva abantu bakwiye kumenya nayahe kugira ngo bave mu gihirahiro? Igihirahiro kihe? Urumva niba mwavuze ku mishahara bijyanye n'ibyo nakubwiye ko amakuru dufite kugeza ubu ngubu ari uko abakozi benshi ba ADEPR bari bamaze kumenyeshwa ko imishahara bigiye kugabanuka. Kandi urabyumva mu iretere imbere bigaragara ko umuvugizi yakoherereje n'ubundi yavugaga ko iki kibazo cy'imishahara. So nk'abantu bagisiyoni n'ubundi dufite ukuri tutari buze gupfukirana, n'ubundi ni ya mishahara n'ubundi twavugaga. Hanyuma ku bantu niba mfitiye kopi y'iretere ku bantu nshobora guha amakuru nkavuga ni kuvugana n'umuyobozi wa seya yatubwiye ko amakuru yabwiwe ari uko abakozi bagiye kugabanyirizwa imishahara, ariko yanga kubyemera ashingiye ku itegeko nk'uko abisobanuye. Kandi hanyuma amakuru yizewe nuko twabwira abakristo tukababwira tuti, cyangwa se abo bakozi tukababwira tuti, nka seya urwego seya kwanze ko imishahara yanyu igabanukwa, cyangwa se turacyabyigaho. Inshuti z'Ihumure, reka mbashimire mwese ababana natwe umunsi ku munsi. Nshimira abantu bose bamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV. Imana ibahe umugisha. Hanyuma namwe mutarayikora, reka mbasabe kuyikora kugira ngo tubagezeho ibiganiro bitandukanye, ubuhamya, indirimbo, inyigisho ndetse amakuru atandukanye. Hanyuma nanone wowe wamaze kubikora uhabwa umugisha n'Imana. Uyu munsi nanone kandi amakuru tumaze kubona yizewe nonaha nuko hari umwuka utari mwiza mu bakozi bamwe batandukanye ba ADEPR. Bivugwa ko bagiye kugabanyirizwa imishahara. Sindamenya niba biraterwa nuko ubukungu cyangwa se icyo nita ubutunzi butameze neza muri ADEPR, ariko nanone byanze bikunze hari impamvu iri buze kubitera. Mu turere dutandukanye tumwe na tumwe mu bakozi bakorera ADEPR bahembwa cyangwa se babona umushahara wa buri kwezi, bigaragara ko cyangwa se bivugwa ko nonaha benshi bamaze kwakira inkuru ivuga ko imishahara yabo iri buze kugabanuka cyangwa se iri buze kugabana. Bivuze ko benshi batabishaka, batari bubyemere. Hanyuma bivugwa ko hari inama nyinshi zateguwe cyangwa se zatangiye gukorwa byigwa, bivugwa ko umushahara ugiye kugabanuka w'abakozi. Ndetse mu iretere dufite kopi yayo bivuga ko umuvugizi w'itorero ADEPR Paseri Karuranga Ephraim yamaze kumenyesha seya, asaba umuyobozi wa seya urwego rukorera cyangwa se rucunga imikorere yo muri ADEPR, amumenyesha ko bakwiye kubonana kugira ngo baganire ku kibazo cy'imishahara. Ndetse mu iretere twasomye cyangwa se twabonye nawe uri buze gusoma, twashizeho hano kugira ngo umenye kopi. Amakuru yizewe nuko umuyobozi wa seya Kaliste yabamenyesheje ko ibyo atari ukuri hakurikijwe ibyo bari bavuganye hagati yabo. Bivuze ko nta kuri kurimo. Nuza gusoma iyi letere dufitiye kopi Ihumure uri buze kumenya neza ko ibi byabaye, ariko nanone ntago byarangiye gusa ngo tubyihorere. Uyu mwuka mubi byabaye ngombwa ko duhamagara umuvugizi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda Karuranga Ephraim, atubwira ko ari bize atabasha kuboneka. Ndetse gato ndahuze. Hanyuma biba ngombwa ko duhamagara umuyobozi ushinzwe urwego rwa seya Kaliste mwijwi rye cyangwa se mu kiganiro twagiranye n'icyo ugiye gukurikira muri uyu mwanya. Reka mbashimire mwese abo tubana umunsi ku munsi, kandi tubizeze ko inkuru uzibonera ku gihe. Nugenda kandi nanone ugasoma kwihumure akadomorwa, uri buze kumenya iyi nkuru yose uko imeze. Uri buze gusangamo niyo letere cyangwa se iyo baruwa yo gusubizanya hagati y'abayobozi bombi. Ni mwuka ki, ni makuru ki? Yakurikirane neza mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi uhagarara urwego rwa seya muri ADEPR. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Nitwa Ikuzo Emi. Yego. Ndi umunyamakuru w'Ihumure. Hanyuma nagira ngo mbabaze kimwe mu bibazo nari maze kumenya nonaha ku bijyanye nuko twamenye ko mu itorero rya ADEPR hari inama iri gutegurwa kugira ngo igabanye imishahara ku bakozi bakorera ADEPR. Bivugwa ko ndetse no mu karere ka Nyarugenge hari abashobora kuba bamaze kubona amaretere abasaba kugabanyirizwa imishahara. Nagira ngo mbabaze nk'abahagarare seya niba ayo makuru mwamuyazi. Ya ntabwo nyazi.
ntago muyazi ariko twamaze kubona kopi y'iretere mushobora kuba mwaranditse nyakubahwa Karisiti. ivuga ko bagabanyirizwa imishahara se, ivuga ko musaba umuvugizi w'itorero rya ADEPR Karuranga Ephraim bivuga ko mwabonana kugira ngo muganire kuri icyo kibazo kigaragaza ko harimo havugwa ko hagiye kugabanywa imishahara ku bakozi bamwe ba ADEPR, ariko nanone iyo nama ikaba yakorwa hakurikijwe ko seya ariyo yonyine yafata uwo mwanzuro. ariko niko itegeko rivuga. nicyo navuga niba wayisomye neza. Yego. Ni itegeko rivuga, ntabwo ari ukuvuga ngo iby'imishahara, ibijyanye n'imishahara nyine byigwa na seya. Niko itegeko rivuga. Hanyuma kugira ngo mube mwatekereza kuba mwabibutsa iryo tegeko, nuko namwe mwamaze kubona amakuru avuga ko bo ubwabo barimo bapanga kugabanya imishahara y'abakozi bakorera ADEPR. Ibyo gupanga kugabanya ntabwo mbizi. None gusa nuko muri iki gihe nk'uko abantu bose kubera ikibazo gihari muri iyi minsi, ibigo byose bigira uko byiga icyo byafasha ku bakozi babo. Hari abashobora kubyiga bakagabanya, hari abashobora kubyiga bagasanga bafite ubushobozi. Ntabwo rero iyo abantu batariga ikintu ntabwo wavuga ngo byagenda gutya. Ariko nyakubahwa Karise, nk'umuntu uyoboye seya uyu munsi tuvugana wenda muri uyu mwanya, urumva kugira ngo mutekereze kuba mwabibutsa itegeko rigomba gukurikizwa, nuko muzi neza ko nyine icyo kibazo kigomba kubaho, kugira ngo mwe mwabibutsa gukurikiza ikibazo cyo kugabanya imishahara ku bakozi. Oya, ntabwo tuzi ko kigomba kubaho, kuko ntiwabimenya utarakiga. Ahubwo kuko ntabwo kirigwa. None se wamenya ikintu utarakiga ahubwo? Ariko mu mikoranire y'abantu, kuko seya ikorana na Biro Nyobozi, noneho abantu bakicara bakiga. Ariko ubundi Biro Nyobozi kubera ariyo igira gahunda yo gukurikirana ibintu umunsi ku wundi, nta kibazo kiba gihari. Iyo babonye hari ikibazo babwira seya, hanyuma seya nayo igafata umwanzuro. Dufite iretere cyangwa igakora inama. Dufite kopi igaragaza ko umuvugizi w'itorero cyangwa se umuyobozi w'itorero, birumvikana, yabandikiye kuri email abamenyesha ko byanze bikunze hashobora kuba hariho kwigwa n'ibibyo byakorwa. Hanyuma mwe mu kumusubiza mugaragaza ko seya yonyine ari igomba kwicara ikagena iby'iyo nama cyangwa se iby'iyo myanzuro. Itegeko niko rivuga nyine. Bivuge ko rero byanze bikunze Biro Nyobozi ya ADEPR yo yari yamaze gupanga gukora ibyo, ariko mwe mutarabimenya nka seya. Nyine nibyo nakubwiye, yuko urwego rwa seya rugira inshingano zarwo, na Biro Nyobozi igira inshingano zayo mu mategeko. Kugeza ubu ko dufite amakuru avuga ko mu karere ka Nyarugenge bamaze kugira bo basinyisha babahagarika cyangwa bamenyesha ko imishahara yagabanutse. Ibyo ngibyo se nabibwirwa n'iki? Muri urwego mpagarariye ntabyo nzi ibyo ngibyo. Ariko nari mvuze hari ikibazo kimwe nari mbabaje cy'amakuru twa tumaze kumenya, bivugwa ko mu karere ka Nyarugenge ngo hari abamaze kuba bahagarikwa hari kandi cyangwa se bamenyeshejwe ko bagomba kugabanyirizwa imishahara yabo, ndetse bikaba byanakozwe mu buryo wenda butumvikanyweho.
sinzi niba amakuru mwayamenye. ngo bakoze iki? Hari abakozi benshi bo muri ADEPR mu karere ka Nyarugenge. Hanyuma amakuru tumaze kubona nuko bivugwa ko umushumba w'akarere ka Nyarugenge yamaze kubamenyesha ko imishahara yabo yagabanyijwe. Ndetse kandi bo ubwabo benshi muri bo ntibabyemera. Yakuba bigaragara ko ubu tuvugana hari amanama menshi ashobora kuba ari gukorwa, sinzi niba ayo makuru yazi. Ayo makuru ntayo nzi, kuko niba umushumba w'akarere se yabwiraga abo bantu ababwira ko abagabanyiriza umushahara. Yego. Ubwo rero niwe mwabaza akabasobanurira, jewe nta ubundi inzego z'itorero zifite uburyo zikora. Yego. Umushumba w'akarere aripotinga ku mushumba w'ururembo. Yego. Umushumba w'ururembo akaripotinga ku muvugizi. Iyo system niko ikora. Yego. Ntabwo rero ntaho nkunda guhurira nawe, birumvikana. Ubwo rero aramutse yabikoze ku giti cye, yenda agakora ibintu bitajyanye n'itegeko, ubwo niwe wabisobanura rwose, naba nkubeshye. Ariko n'ubundi itegeko rizamuhana nibiramuka bibaye impamo. Yanyuranyije n'itegeko, ubwo byabihanirwa nyine. None se kunyuranya n'itegeko uri umuyobozi ntabwo yemewe. Ubundi abatwumva uyu mwanya wenda bashobora no kudukurikira bakanasobanukirwa, ubundi urwego rwa seya muri ADEPR rusobanuye iki? Urwego rwa seya muri ADEPR rusobanuye iki? Urwego rwa seya ni urwego ubundi mu nzego z'ubuyobozi, ni urwego rubera amaso inteko rusange. Yego. Ni urwego rushyirwaho n'itegeko, hanyuma rugafasha inteko rusange y'itorero kugira ngo rukurikirane cyangwa se rufashe itorero kugira ngo rishobore kuyoborwa no kugira umurongo rikoreramo. Urumva rero ni urwego rwa seya, ni urwego mu cyongereza nibyo bita board. Rero nta kigo cyangwa se nta institution itagira urwo rwego, ariko rukaba ari urwego rubera amaso inteko rusange y'itorero. Murakoze cyane nyakubahwa Kalise. Uru ni urwego muhagarariye, kandi birumvikana ko n'urwego rufite imbaraga ndetse rugomba no gukora, rufite n'inshingano nyinshi, rukanatureberera twe nk'abakristo b'itorero, birumvikana. Hanyuma nk'uko nabibamenyesheje, ku iyi kopi ya letter mfite mwandikiye musubiza umuvugizi mumusaba ko iyo nama yabaho cyangwa se byakorwa muri ubwo buryo, ntabwo turamenya icyo yabasubije. Niba atari ibanga, mwatubwira icyo yabasubije kuri iyi letter mwamwandikiye? Ese letter ufite nivuga gwiki? Usinzi wenda niba ndibuze kugwa kopi, kubera ko nawe urayizi urayifite, ariko wenda byoroshye kopi yo ndaza kuyigwa ko ndayifite. Naho umuvugizi w'itorero rya ADEPR mwari mwamwandikiye mumenyesha ko aho mwaboneye email ye yashatse kubavugisha ngo mubonane. Hanyuma wenda sindi kuyisoma nonaha, ariko kopi ndayifite mu mashini, byanze bikunze yo ndaza kuyisoma kugira ngo wenda n'abadukurikiye baze kuyumva neza, ariko urayizi. Urabona abantu iyo bakorana burya bandikirana letter nyinshi. Ubwo rero ntabwo wambwira ngo letter mwanditse. Ntabwo nandika imwe, sinanditse imwe. Urumva? Niyo mpamvu nagusobanuzaga iyo mbaza kugira ngo uyisobanukirwe. Eh. Sinzi niba
wakwihangana nkayigeraho nkayisoma kubera ko ubu tuvugana ndayifite. Hanyuma iretere navugaga mfite ni iretere mwanditse ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu. Niba nibeshya ndumva ari uyu munsi. Uyu munsi ni 15. Okay, iretere yanditswe ejo. Ni iretere ivuga ngo impamvu gusubiza email yanyu yo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Nyakubahwa muvugizi, nshingiye kuri email mwanyandikiye ku wa gatatu tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020, aho mwagaragaje ko mwashatse mukambura cyangwa se mwanshatse mukambura. Ndasaba ibyo mwanyandikiye ibyo mwanditse atari ukuri, kuko tuvugana ku wa 4 tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu nimugoroba. Mwansabye ko tubonana ku wa 5 tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Mbasubiza ko bintunguye kubera ko nari nateguye izindi gahunda z'akazi zihutirwa, ariko mbasaba ko twabonana mu ntangiro z'icyumweru gikurikiyeho ku wa 2 tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2020, nkuko bigaragazwa n'ubutumwa bugufi nabandikiye uwo munsi. Nabasabye ko tubonana mbere ya saa 6, mumbwira ko mutaboneka. Mbasaba ko twabonana nyuma ya saa 6, nabwo mumbwira ko mutaboneka. Nibwo nahise mo kubahamagara kuri telefone yanyu igendanwa ku wa 3 tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mu gitondo, mbasaba ko twaganira. Nibwo bwa mbere mwambwiye ibitekerezo byanyu ku kibazo cy'imishahara y'abakozi, murangije munyoherereza na email. Wenda ngeze aho ngaho ntakomeje, ibindi urabyumva nk'umuntu mukuru bikurikira, biri muri wa murongo n'ubundi nabazaga. So nagira ngo wenda twamenya se niba umuyobozi cyangwa umuvugizi w'itorero ADEPR yarabasubije. Yabuzwa n'iki gusubiza? None kugera ubu ngubu amakuru nyayo yizewe ndi guhabwa n'umuyobozi uhagararira urwego rukomeye muri ADEPR seya, amakuru yizewe wumva abantu bakwiye kumenya nayahe kugira ngo bave mu gihirahiro. Igihirahiro kihe? Urumva niba mwavuze ku mishahara bijyanye n'ibyo nakubwiye ko amakuru dufite kugeza ubu ngubu ari uko abakozi benshi ba ADEPR bari bamaze kumenyeshwa ko imishahara bigiye kugabanuka. Kandi urabyumva mu iretere imbere bigaragara ko umuvugizi yakoherereje n'ubundi yavugaga ko iki kibazo cy'imishahara. So nk'abantu bagisiyoni n'ubundi dufite ukuri tutari buze gupfukirana, n'ubundi ni ya mishahara n'ubundi twavugaga. Hanyuma ku bantu niba mfitiye kopi y'iyi retere, ku bantu nshobora guha amakuru nkavuga ni tuvugana n'umuyobozi wa seya, yatubwiye ko amakuru yabwiwe ari uko abakozi bagiye kugabanyirizwa imishahara, ariko yanga kubyemera ashingiye ku itegeko nk'uko abisobanuye. Kandi hanyuma amakuru yizewe nuko twabwira abakristo tukababwira tuti, cyangwa se abakozi tukababwira tuti, nka seya, urwego seya kwanze ko imishahara yanyu igabanukwa, cyangwa se turacyabyigaho. Ibyo ariko ntabwo biri mu ibarwa, kandi ntabwo seya ari umuntu umwe. Seya ni igizwe n'abantu benshi bakora inama, bagafata ibyemezo, bagafata imyanzuro bashingiye ku murongo w'ibyigwa ku byo bagiye kwiga. Ni ukuvuga rero ngo iyo nama ntabwo irakorwa, ntayigeze ikorwa. Ntabwo rero naguha imyanzuro nk'umuntu. Iyo umuntu ahagarariye urwego atanga imyanzuro, avuga igitekerezo cyavuye mu nama, ntabwo
wavuga ngo bizagenda gutya cyangwa byakozwe gutya kandi nta birakorwa. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo nta kibazo cy'imishahara cyari kigwa n'urwego rwa seya. Ese mutegereje ko mukigaho mukareba hanyuma mukabona gushira imyanzuro hanze? ubundi uko seya zikora cyangwa se bodi zikora, burya bodi ahanini ruba ari urwego rudahoraho. Nako niko bimeze, ni urwego rudahoraho. Urwego rero iyo rudahoraho, abantu bashyira cyangwa se bakora imirimo ya buri munsi y'ikigo runaka, nibo baba bazi ibibazo biri muri icyo kigo. Ni nayo mpamvu ari bo bagaragaza ibyo bibazo bakabigaragariza seya, noneho seya ikabyiga. Ikigo rero iyo kigaragaje ibibazo, abantu bafata umwanya bakabyiga bagatanga inama. Ubwo rero icyo kibazo ntabwo seya yakwicara ikibazo kitaragaragara. Aho kigaragariye niho inama itumizwa, noneho ikibazo kikigwa kigafatirwa n'imyanzuro. Urumva rero ntabwo seya iriga icyo kibazo, ntabwo irakora inama. Bigaragara ko ikibazo kitari cyayigaragarijwe, ariko aho cyagaragarizwa niho cyakwigirwa. Yes. Okay, murakoze cyane muyobozi Kalise, tubashimire kubw'umwanya muduhaye. Hanyuma reka dutegereze none imyanzuro ishobora kuzakurikirana none kuri iyi nama niramuka iteguwe kandi ikigwaho. Nta kibazo, murakoze namwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego namwe.